mugiye gukurikirana igice cya gatatu cy'umukino ubumenyi bwuzuye ubujiji. Ikinamico baho neza igamije gushishikariza imiryango kuboneza urubyaro, kurwanya inda ziterwa abangavu, kwigisha ubuzima bw'imyororokere ndetse no kudatererana abangavu bahohotewe bagaterwa inda. Burya koko inamenya ntibwira umugenzi. Nimukurikire umukino. Niko shaka to ko mbona muri guhunikira mwicaye mbona mwana afite mujye kuryama vuba. Papa, urumva koko twaryama tutariye? Mwabuze iki se kandi iyo mushaka uko murya? None se twabikura he papa? None se ubundi mama azataha ryari? Umva kandi ntukajye umubaza ibyanyu ko urumva ngewe ibyo ngibyo nabimenya. Haniso ndavuze ngo mujye kuryama. Papa, turashaka mama na Sandrine. Umva mbese revuze ngo usingire wowe numva wongeye no gukopfura. Ese ubundi Sandrine ntago yageze aha ngaha? Ntawe. Reka nze muhamagare rumve nawe yaba yagiye. Gato ugira ntarubwire gucabura impapuro y'ibara. Umukobwa koko ubwo ari we yayifunze. Ndumva ishema. Aramfata se. Alo papa. Riko Sandrine mukobwa wanjye. Ndakumva. Uri he ko ntakubona hano mu rugo? Nyuko yaraguheranye cyangwa nawe wagiye kubyara sha? Kubitira ndaguma maraye ikintu umutwaro w'amafaranga uri yose. Kubera mama se urumva amafaranga yaboneka gute? Umva kandi aka gakobwa. None se wagiye kuyashaka Sandrine? Niho nagiye nyine. Ntiwumva erega uzi ubwenge kandi ndabizi neza uzanadukiza. None se wagiye kuyashakira he? Uzamenya umunsi wa nyawo papa. Wahambwiye mwana wanjye? Ntabwo ari kure ni hano haje. Nagiraga ngo uhambwire ndanagusanga uhangurura agacupa. Ahubwo ndika papa dore amasaha y'akazi arageze. Ngo amasaha y'akazi arageze? Ubundi se ako kazi ukora mw'ijoro nakizamuke cyangwa uri umunyerondo? Ndeka papa uzabona ngarutse kandi kumenya ibyo nkora. Naho nkora si ngombwa icyambere nuko amafaranga yo gukura mama ku bitaro azaboneka. Uvuga kandi uvuga umenya ko nanjye mfite inyota. Arankubye ugakubwa no mu ruhu. Ubu se ko kano kajije kaba kankubye kaba kabona abo barumuna bako bari burye gute bwo kagiye banamo. Ese gasa nturabyuka ntuzi ko bwakeye? Mana yanjye mama bwakeye. Gerege yari muri weekend mbyuka ntinze. Uzi ko utaje kunkangura nabyuka na saa 3. Bwakeye da, gusa papa wawe uzi ko atigeze ataha na telefone ntiriho guhera nijoro. Kwiki? Mama ntabwo yatashye se koko cyangwa wenda yaje atinze? Bega Gasaro, urumva nakubeshya koko ntiyigeze ataha, narayimuhamagara no kuri telefone wapi ni kompoze. Mama ko numva ngize ubwoba, ubu se koko papa ari he? Ngiye umutima wanjye nturi hamwe, nahamagaye n'inshuti ze na nyina akabara akunda kunyweramo bambwira ko batamubonye. Tubigenze dute Gasa? Mama ndumva mbabaye. Papa wanjye kuko bari he cyangwa bamwishe?
wivuga gupfa gasa wasanga hari akazi bagiyemo wenda telefone ikamuzimiraho akabura uko atubwira umva mama nawe rwose ubu se urumva koko mama baba ubu se niba wahamagaye n'inshuti ziwe zikakubwira ko zitazahara ubu turamushakira nubwo mbabaye ariko mfite icyizere ko aza kuza kandi ari amahoro. mama ntacyo ntakora pe ntarabona papa wanjye cyangwa tujye kureba kuri polisi bazi ko batamufunze. Bamufunga yakoze iki? Ntawamenya wenda wasanga bamutwaye no mu mikwabo. mama ndumva umutima wanjye umara ndumva umutima wanjye uhagaze ntabwo nahabona amahoro narabona papa ngenda mukunda. Ngahitegure tujye kumushaka tubaririza ahantu hose twumve. ase mama ko mbona utari kurira we ntabwo byakubabaje nibyo bazi Imana idufashe tuze kumubona. Ahubwo niba warangije kwitegura ngo tubanze dusenge. nasoje Ngaho ngwino muri salo dusenge Imana imurindire aho ari hose. ngabazi senga. Mana nziza ndagushimye ndaguhimbaje ushimiye ko wabanye natwe iri joro ukaba waturinze ariko tugusabye imbaraga tugiye kujya gushaka papa wacu udufashe tumubone. Mama we ugiye kumubona n'ukuri. Muga mwarabye ukuntu mugabanya umutwaro w'amafaranga. Ntibishoboka mada nimwe mwanze gutanga mituweli rero mugomba kwishyura 100% nibyo mwakunze. Ejo navuze barasohoye muga ntako ntagize mbagira inama ngo yarazi ko azabyarira mu rugo kandi ubwo mu rugo afite indahekana. Ese ubwo ntabwo bamugira iyo mufite abana bangana gutyo mu rugo ubwo se baramutse barwariye icyarimwe ubushobozi mwabukuraye. Aha reka mbanze mbone nawe mwanditse mu bitabo. Wagize ngo ko ari uko barwara se nkabashakira utunini ubundi ndi baba baragurishije naho barara. Nukuri mujyana ndagushimira uko nyitaho utaretse n'urubyaro rwanjye. Ko numva mujyanama ari ugutunze ubwo ubona ukuntu aba yakwitayeho. Ariko ibireka birangire niba nta somo ukuyemo kwanza ugomba kuva hano uboneje urubyaro. Ibyo sinabyemera mujyana kuko Imana nitanga kubyara. Ariko mujyana wibagiwe cyagihe umurwaje ko nakubwiye ngo naza kubyara uzambwire mwibyarize wagiraga ngo nashakaga kuvuga iki? Ushaka kuvuga ko n'ubundi wanshyize muri gahunda kuboneza urubyaro. Nukuri warakoze muga nabanza rere Nyiraminani n'abandi bari mu rugo nibamara gukura azongera byari. Ariko uzi ko abo bana ubyara ari bo bayobozi bejo hazaza abarimu abaganga ndetse n'abandi bantu bakomeye. Aha iwacu nta bayobozi nta n'umuganga wavuyeyo. Use Grace ko yatinze kuza koko usarabona icyaka kitanyishe ndabona aje. Alice chérie umeze ute? Meze neza chérie. Yambi. Mwa. sha watinze utuma icyaka cyinshi kandi ngufitiye inkuru. Iyi nkuru se sho Uribuka cyagiye Sandrine aduhamagara ngo arashaka amafaranga yo kura mama we mu bitaro. Iyo ni inkuru ishaje, igishya kirimo ni ikihe? Ahubwo hari akantu watumije se? Ahubwo batinze kubihageza we. Uheruka inkoko se? Inkoko se wayitumije ari amafaranga wayakuye? Nakubwiye ngo nkufitiye inkuru ishyushye. Ndabona baromana abizanye gatubanze tunarye. Shambwira ahubwo ndumva ntasoma ntarumva iyo nkuru. Reka mbanze nitereke. Ntuzi ko Sandrine cyagiye atubwiye ngo arashaka amafaranga.
ndakumenyesha ko ubu ngubu Sandrine yamaze guta ubusugi bwe. Karabaye. Ubuse bwa buhanga kadukangishaga bumaze iki? Aha, egora, natwe si twe twabishatse. Nimba kwisimera. Ariko se we, ubu ntibamuhaye amafaranga menshi? Bamuhaye angaha ari kandi ntumbeshye. Shawe ntago bizi. Bamuhaye 250. Uziko ntarayakorera kuva naza. Ye, ubuse baguraga iki? Ngo nuko yasanze ari sugida. Ubwo se urumva Sandrine yadushika gutyo gusa. Ataduhaye n'ibihumbi 50. Aha, hari icyo utazi. Iki se? Ubu ngubu bari hano hepfo muri lodge. Umva arayadusigira yewe. Icyambere nuko yamaze kuyoboka. Nibamara kumumaramo uburyohe, natwe niko twaje. Ako se we utabeshye. Hari umugeze ubwo amafaranga nk'abahaye Sandrine? Oya da. Aha, ahubwo ndabona baje. Reka twigendere batagira ngo twari tunabategereje. Grace ko yatinze kuza koko. Usabye cyaka kitanyishe. Ndabona aje. Elisa sheri umeze ute? Se kutabona amuhobera bite? Yambimye. Mwa. Shawa tinze utumi cyaka kinca. Kandi shanga ufitiye inkuru. Iyihe nkuru se sho mbwira numve. Uribuka cyagesa ndatubwira ngo tumuhe ikigabo kimuha amafaranga yo kurama mu bitaro. Iyo ni inkuru ishaje. Igisha kirimo ni ikihe? Ahubwo hari akantu watumije se? Nagatumije. Ariko ndabona batinze. Waherukaga inkoko se? N'inkoko wayitumije. Ari amafaranga wayakuye. Nakubwiye ko ngufitiye inkuru ishyushye. Ndabona baromana bizanye. Reka tubanze turye. Shambwira ndumva ntanasoma. Utarambwira iyo nkuru. Umva, reka mbanze nitereke. Ntuzi Sandrine ngo arashaka amafaranga yo kurama mama mu bitaro. Ibyo wabimbwiye kare nta n'igisha kirimo. Ubu ngubu tuvugana Sandrine nakumenyesha ko ubusugi bwe yabutakaje. Ye? Karabaye. Ubuhanga kadukangishaga se bumaze iki? Yegora, natwe se twabishatse. Niyumve kwisimera nyine. Ariko se we, ntibamuhaye amafaranga menshi? Bamuhaye angaha ari kandi sombeshye. Uzi ko bamuhaye amafaranga 250. Ntigeze nkorera kuva naza. Ye? Ngubwo se baguraga iki? Ngo nuko yasanze ari sugida. Ubwo se urumva Sandrine yaducika gutyo gusa ataduhayemo n'ibihumbi 50. Hari icyo utazi. Iki se? Umva barashimanye. Nungu bari hano hepfo muri lodge. Umva arayaduha ariko. Kankubwira re. Icyambere nuko yamaze kuyoboka. Niba mubaramo uburyohe. Sha natwe niko twaje rwose. Ako se we utabeshya hari umuntu wigeze uguha amafaranga nk'abahaye Sandrine? Oya da. Aha, ahubwo ndabona kaje. Reka twigendere. Tajya ngo tunabategereje. Se bari kumwe dini. Sandri, uziko turyamara bwa mbere sinigeze menya kuri wa Harerimana. Kubera gusinda sinigeze nshaka kumenya ngo ninde. Iyo menya kari wowe sinari kuryamana nawe. None inzira yaraciwe. Kimbabaje ni kimwe gusa. Ni kiye Sandri? Sinigeze menya kuri papa w'inshuti yanjye Gasaro. Usinzongera. Njye imbere yanjye inama kandi ndyamana na papa we. Humura. Ahubwo aramutse abimenye. Amenye ko tuziranye bizaba ibindi. Aha, ubwo se naberaye koko. Uretse turaya twa Grace hazagira undi muntu umenya ko tugirana imishyikirano bizaba birangiye. Ariko se rwe urumva natinyuka nkagira mbibwira. Kireka wenda niyagira ubivuga muri bari aba Grace.
ntabwo babivuga ahubwo bagutera ubwoba ngo bazabivuga kugira ngo ubahe amafaranga, ariko niba yagusaba uzambwire. ahubwo buze amafaranga uranyibutsa, wazampaye amafaranga nkishyura ku ishuri ko banyimye birote. Ntacyo nakwima, kwarwema amafaranga ntakatarabuze. Ni ukuri waba ukoze kuko nshaka kumenya amanota nagiye ngira kuva kera. Nzayaguha, ariko nanone ukirinda kubibwira iwanyu ko bimenye bamfungisha. Kereka ntutanyitaho mu gihe nkeneye amafaranga. Sandri, ko mbona ngo wagira ngo uriya ni papa wawe? Uzi ko ari we? Burya nawe ugeze kunywera muri kano kabari se? Shaka icyumba tuba tugiyemo ukatubonye mwa muri mwe twe hasiga ubuzima. Ko mbona azasatira hano wagira ngo yatubonye. Turapfuye. Noneho nkurikira nkwereka aho tujya. Iki gice umaze kumva cyanditswe n'itsinda Fasako. Umutoza w'abakinnyi ni Ngendahayo Vincent, naho wafashe amajwi ni Jean Baptiste Nshimiyimana. Tubashimiye ko mwakurikiye umukino, nimugire ijoro ryiza.